Mwaramutse neza nk'uko twari twabivuze ubwashize, twari twavuze ko kongera guhura turimo turahuza rya huzatiyo ndetse na rya tiyo twari twakoze mu gihe cyari cyabanjirije icyo duherukaniraho. Kuri uyu munsi rero tugiye kugaruka duhuza rya huzatiyo na na rya tiyo twari twakoze kugira ngo tubashe kugenda tumenya neza buhoro buhoro uko ibintu byose bikorwa gake gake. Noneho reka tubanze turebe ibintu wagenderaho kugira ngo ubashe kuba wahuza ririya tiyo ndetse na rya huzatiyo ryacu. Ni ukuvuga ngo mbere na mbere urabanza ugashyira ibikoresho byawe cyangwa se ibice byawe byose washushanyije muri assembly nshyashya, warangiza ugafigisinga cyangwa se ugafatisha icya mbere kugira ngo kize kuba aricyo ushingiyeho kugira ngo ubashe kuba wahuza bya bikoresho byawe. Noneho bwa kabiri uhita wagitivetinga cyangwa se ufungura mate tool, aho ari akantu kaba kameze nk'agakwasi cyangwa se ka kantu kajyaho ama attachment kuri email. Ako kantu kaba ariko ukoraho noneho ugahitamo mate, bihita bihura ako kanya. Iyo wamaze kuba wahitamo ama edge ugahitamo na mate ushaka uhita ubyemeza, wamara kwemeza bigahita bikunda. Noneho waba ufite ibice byinshi ukomeza ugenda usubiramo iyo process. Reka twisubirire kuri bya bice byacu. Ni ukuvuga ngo step ya mbere turaza tuze hano kuri assembly. Ikiri gufunguka ni ukuvuga ngo iyo ugeze muri assembly utangira kugenda ujya muri insert component, ukagenda ukurura bya bikoresho byawe cyangwa se bya bice byawe washushanyije ubwa mbere. Ibyo ugenda ukurura nibyo ugenda uhuza kugeza ubwo ugeze kuri ntuze yawe wifuza. Ubwo tugiye gutangira. Twashushanyije itiyo yacu twayise 400, dushushanya na elbow. Reka tubihuze, turabizana hano muri SolidWorks bya bice byacu tubizane. Noneho niturangiza nk'uko twabivugaga turaselegitinga uruhande rumwe ku itiyo n'urundi ruhande kuri iyi elbow yacu. Turakirikaho hano kuri uyu murongo hano uhera kuri iyi elbow yacu, turawukirikaho tujya hano kuri ka kantu twita mate tukemezeho. Noneho tujye no ku itiyo yacu. Nitujya ku itiyo yacu turareba uruhande rw'inyuma ku itiyo, turakirikaho hano ubundi twemeze. Turakirika hano ku ruhande, turakirika ku ruhande rw'itiyo yacu ahahera, tubyemeze. Niturangiza duhitemo aho iri buze kujya gufata. Irajya gufataho hano, turebe ko byahuye. Turebe, urabona byamaze guhita bihura. Urabona ubu noneho dufite itiyo na elbow bifatanye. Ubwo hano uhita wemeza ugakonfirima cyangwa se ukemeza ko ibyo washakaga ari ibi ngibi. Dushaka kongeraho n'indi tiyo ya kabiri kuri elbow, nabwo turagaruka hano muri assembly, tujye muri insert component, tuzane ya tiyo yacu nanone. Itiyo yacu tuyizane tuyishyire hano. Nitumara kuyihageza nanone nabwo nk'uko tubikoze bwa mbere, turaza dukoreho hano ku musozo w'uruziga, tujye kuri mate. Noneho niturangiza duhitemo uruhande turi gushaka kubihurizaho. Turaza nanone duhitemo uru ruhande
rw'inyuma nanone. Nabwo urabona ya tiyo yacu ihisiza ihita ifataho. Ubu noneho dufite amatiyo yacu abiri ahujwe na ya elbow yacu. Tubyemeze ubundi turebe ya tiyo yacu nimba byahuye koko. Murabona ko byafatanye kandi bimeze neza. Ubu hano amazi yashyizemo ntaho yajya. Nimba ari na sisitemu yawe kugira ngo yuzure, ushobora kugenda ushushanya ibice ku bindi, kandi byose ukaba wabasha kugenda ubibonera amahuriro wifashishije iyi elbow yacu. Aho ushaka gukata kuri dogere ya 90, kuri dogere ya kangahe, byose waza ukabikorera hano. Sawa, ubwo ni ukuvuga ngo ubutaha tuzagaruka turi gushushanya ikigega n'izindi nzira z'amazi. Kimwe n'uko abantu biga ibijyanye n'ubukanishi ndetse na agriculture mechanization nabo ntabwo twabibagiwe. Turaza vuba aha gushyira hanze video y'ukuntu washushanya amaburo. Tuzakurikizeho n'ibindi bice bigiye bitandukanye, nk'ukuntu washushanya isuka ikoreshwa n'imashine, ukuntu wagira gute ibintu byinshi, uburyo washushanya moteri. Namwe mushonje muhishiwe, namwe turi vuba kuza, namwe tukabegereza ibintu bijyanye na domene yanyu. Iyo wasoje iki kintu rero uba ushobora kuba wakibika. Ubundi ni bya bindi bisanzwe, uraza save as, uvuye kuri file ukaza muri assembly, ukaza ukabyita wenda elbow ndetse na elbow assembly. Cyangwa se ihuza tiyo rifatanye n'amatiyo abiri. Byamaze kwibika cyangwa se dusoje kubibika. Iyo usoje kubibika izina ryabyo rihita riza hano. Mwakoze cyane rero kubw'uyu mwanya wanyu. Imana ikomeze kubarinda. Ubutaha tuzagaruka turi kuvuga kuri ibyo bintu.